hari abakiriya badashima yego hari abakiriya badashima ugakora iyo bwabaga ariko ko wamukoreye massage nabi akavuga ko wamukoreye massage nabi hari n'igihe wenda atanayimenyereye n'icyo ugasanga ari kukubwira ati naha hakora bitewe n'umubabaro n'umunaniro yifitiye cyangwa n'iki kandi ugasanga wowe utahakora akenshi hari igihe mujya mu cyumba cya massage ugiye gukorera nk'umuntu ugasanga wenda wese banamuhamagara cyangwa se ugasanga ese yuko gahunda yari afite cyangwa se avuga ati ngo ndagiye ati imasa igice kimwe Wisdom TV Rwanda ndagusuje kandi nkwaye ikaze mu biganiro bitandukanye bitambuka hano umunsi ku wundi turi kumwe n'umwanditsi yuko tuganira umeze neza n'amahoro umeze neza akinzobe ko munari nyinshi no original no kubera akavuga nzobe se no original no original umeze fresh n'amahoro nari bipe ambaye ikoti risa n'inkweto sibyo wajyanisha kujyanisha wajyanishe kabisa umeze fresh n'amahoro witwa ngwiki Claire official Claire official. Claire official. Yes. Ubwo ni na YouTube channel yawe. Ego. Claire official. Ukora iki muzi musanzwe? Umuhanzi. Umuhanzi. Kuririmba. Ari collabo urakora? Oya, na collabo ndakora. Na collabo urakora. Arayiteganya se? Ndayiteganya ariko bitari vuba. Undi mwaka. Undi mwaka. Ese uzi kuririmba cyaje kutubwira ngo ntago meze neza mu muhogo. Aje mbwira umuhanzi ngo turirimbireho. Nubona meze neza mu muhogo. Oya, nabaririmbira ariko n'ubundi simeze neza n'ikirere ndabona kari fresh. Ubwo no ngutangiye kwegisiza none abantu niba umva uririmba nabi bamenye ibyo ari byo. Bamenye ibyo bitabatungura ariko sibabizi abafana banjye ko njya mbatamo fresh ruzungu. Ndabizi. Aririmba watumva. Nururushwe. Burya kwihangana biragora sikwijijisha ko turekera nabyumvi ndetse abantu bavuga bati hari ruswa ngo y'igitsina ngo mu bahanzi kazi by'umwihariko w'abakobwa bazagukinwa ni ikibazo no kunama televiziyo ni ikibazo ibyo koko cyangwa se dafite gihamya nibyo cyane ahubwo no kuvuga ngo ko ibintu bimeze ni hatari ahubwo byazamuye n'indi ntera kuko kuri iki gihe utabitanze nta kintu bagufasha tu arabagiye ko akaruswa y'igitsina kugira ngo baguhe televiziyo cyangwa se baguhe indirimbo cyane ku maradiyo cyangwa ku mateleviziyo hose nese umuntu abitangira gute nk'iyo nkuru umuntu ayitungutse ati ni ukuvuga ngo umuntu ujya kumwaka serivisi akaba wenda yaguca nk'amafaranga ariko nabwo wanayamuha ntabikore ugasanga ahise atambikira kubwiye ibindi kandi ntimwabivuganye usibye ko akenshi uzasanga n'abahanzi dusikigingira n'ikiri uko tutananiwe kuba twaririmba cyangwa uko tudakora byiza nk'iby'abandi ahubwo ni ukuvuga ngo iyo ubyanze nta muntu nabyagukorera ntabwo hari nk'abantu bagiye babigusaba se nk'akangaro wagiye ubikora babigusabye kangahe njyewe rero akenshi ntabwo navuga ngo ni cyane kuko nta nubwo nigeze njya gusaba izo serivisi ahantu henshi ariko hamwe nagiye njya byagiye bibaho wenda hashobora kuba ari nka hatatu ibindi ariko no mu masitidiyo nabyo bibaho no mu masitidiyo bibaho ugasanga nk'ubwo murabipfuye akwimye nka poroje yawe nk'ubu njyewe mfite nk'abaproducer bagera muri 3 umunsi umwe nzabavuga bagiye banyuma poroje zanjye n'ubu bakazigumana cyangwa se n'uyimaye akayima ituzuye urumva ko ari ikibazo turi kugenda duhura nacyo kandi ndakeka atari njye nyine ni ibibazo bikomeye cyane mbese wakakwima poroje yawe waramwishyuye wenda umusigayemo amafaranga nyine ayikwima kubera iki ni ukuvuga ngo njye ahanini naje kureba nsanga ari nk'iyo mpamvu twahereyeho y'izo ruswa ntazi kuko niba umuntu mugiye kuvugana poroje ukamwishyura amafaranga mukavugana amafaranga abe make abe menshi ajya gutangira poroje yayemeye ukamuhereza avanse ni ibisanzwe aho kugira ngo akore ibyo mwavuganye ugasanga ahise agukubita nk'indirimbo itarangiye ukamuha amafaranga kwa kuvuga tumva akakwizeza ko azayisubiramo cyangwa ko atarayisoza bikaguma muri urwo akajya kubwira kumusura se akajya kubwira ko mwabonana nubwo umuntu agusaba iyo ruswa gute numva ari ruswa itavugitse ngira ni ukuvuga ngo ibyo bintu ashobora kubigusaba agusabye ko mwahura cyangwa mwabonana
Jesse rega buriya bipfira kuri telefone ni ukuvuga ngo ahantu mu bipangira aba ari kuri telefone ariko byanze bikunze ntabwo byaba mutahuye ari ngombwa yuko muhura kugira ngo bigerweho. Niyo mpamvu rero nawe iyo utagiye ngo muhure nawe ntayaguha. si imbogamizi ku bahanzikazi se ubwo siyo tutakomeza kubona benshi bagaragara. Iki gihugu gifite abahanzi benshi, mu Rwanda harimo abahanzi benshi ku buryo rwose abantu muri iyi minsi ni hatari bagiye bakora ibyo bumvikanye. Ntabwo abahanzi mwaza kubona aho mubashyira kuko harimo abahanzi benshi kandi bafite impano binagaragara binumvikana. Wenda nkatwe uganira n'umuhanzi mugenzi wawe nawe ukizamukura ugasanga muhuje ibibazo ugasanga ni ibibazo. Abahungu bo ngira ngo kuko urumva iyo ruswa ntibakwirirwa bayibasaba ahubwo babaca nk'amafaranga bayabaha ntibabaha ibyo bumvikanye. ariko mwebwe nuko mwebwe babaka igitsina barashyitwaka. ariko se ni mu muziki gusa cyangwa mu buzima busanzwe? hari n'abakubwira ati hari igihe ujya gusaba nk'akazi bakagusaba kubanza kuryamana na bosi kumva wenda filime nabwo birimo kugira ngo umuntu azaguhe ngo umwanya muri filime nabyo bakabikwaka. si ikibazo buriya njyewe ntabwo napfa kubimenya byose kuko umuntu amenya ikintu yahuriyemo nacyo. Njyewe nshobora kuba mbizi mu rwego rw'umuziki wenda nkanabimenya mu rwego rw'akazi hari aho njya kugasaba cyangwa hari n'aho umuntu aba akora cyangwa yarakoze n'iki ariko bibaho cyane rwose. none se wowe umaze guhura nabyo nka kangahe cyangwa se nurahura nabyo? mu kazi njye nahuye nabyo nka kabiri. hanyuma ibindi byo by'umuziki n'ibisanzwe duhura nabyo buri munsi. wiyemeje gukora indirimbo nyine wiyemeze n'ibyo ngibyo cyangwa wiyemeze kuguma hasi nyine kudindira nk'uko tuba tumeze. nyine unase urumva umuziki wawuvuyemo uravuga uti poroje zanjye abaproducer bafite batarama ukumva nyine n'imbogamizi ubwo tukamubona wenda hari indirimbo wakoze ushaka kwinasohoka ariko ukumva nyine umuntu agusabye ko banza kujya kumusura waranamuhaye n'amafaranga n'ibyatuma ureka umuziki. ni ukuvuga ngo ntabwo njye nahita mfata umwanzuro wo kureka umuziki kuko umuziki ndawukunda cyane ni nacyo kintu mwanya cyane. gusa birambangamira nk'iyo wenda ufite poroje ukavuga ati mu kwa 10 nzasohora indirimbo yanjye warabibwiye abafana bawe warabivuze ku maradiyo ku mateleviziyo bikarangira kandi muri icyo gihe muri iyo poroje wapanze si wowe watinze kandi nta nubwo byabaye ikibazo wenda cy'amafaranga kuko ayo mwumvikanye wayishyuye bikarangira nka producer agwaye indirimbo mu kwa 12 ntabwo umufana wari utegereje indirimbo mu kwa 10 azageza mu kwa 12 akikwibuka ahita agufataho umuntu udafite gahunda. kandi wenda waje no kuri televiziyo ubwira abantu wenda ko ugiye gusohora indirimbo umukunzi akazategereza indirimbo akayibura akazagira ngo ni wowe utarisire cyangwa se warababeshye. niko biba bimeze ariko ntabwo mfata umwanzuro wo kuva mu muziki nzagumya ndwane nabyo nawe ugera ku kintu atavunikiye. rwose ubwo ni hari abawugwamo ugasanga nyine umukobwa wenda abonye nta yindi situation cyangwa nta kundi yabigenza akakemera akaryama nabo. ntabwo navuga ko batabaho biranashoboka. biranashoboka rwose. guco gusanga nyine hari ababigwamo ntabwo babura kuko ntabwo abantu bose bashobora gufata umwanzuro wo kureka ikintu cyangwa ntabwo abantu bose bashobora gufata umwanzuro ntabwo abantu bose batekereza kimwe. ushobora no gusanga wenda ashobora kuza bakayinyaka nawe ukagenda bakayikwaka ugasanga njye singitanze ariko warayitanze kubw'impamvu wenda. ntabwo navuga ko hari abatagwa muri uwo mutego pe. ubuzima busanzwe uretse kuba uri umuhanzi ukora iki? rero iyo ntagiye muri uwo muziki wanjye nkora massage abafana banjye barabizi niko kazi kanjye nkora ka buri munsi. ukora massage ugukora na body to body? ayikora rwose. ni se uburaya? oya ntabwo ari ubura si akazi se si akazi ni akazi. hari abantu batekereza nyine ko ibintu bibera muri massage ari amahano. ni imyumvire erega abantu bagira imyumvire yabo natwe tukagira imyumvire yacu kuko ubu si abantu bakoresha massage si abantu. none se ntituza abazikora si abantu nabo. umuntu uzajya kwaka serivisi ya massage akishyura amafaranga n'undi nawe akajya kwiga gukora massage kugira ngo azajye kwaka akazi abone amafaranga. iyo tubyita uburaya biragenda gute?
turafata abakiriya n'abakozi bose bab'indaya yego b'abantu babyize se n'abashinze umushinga n'abafite amavunane bashaka kuza muri massage biragenda gute si ikibazo yego twe gufata ibintu uko bitari massage ni massage hari umwanya w'uburaya hari n'umwanya w'akazi hari n'umwanya none se nyine massage warayize hari abantu usigaye numva ngo bayikora nyine biri aho ngaho bakayikora ari iby'amaronko umuntu akabyuka mu gitondo nyine akumva yashinze inzu nyine ya massage katabizi njyewe rero massage narayizi kandi aba bantu b'amaronko nabo simbamenya yuko kitende yikoze iwanyu kuko nta muntu waguha akazi ka massage utamweretse certificate ko bibamo risike nyinshi massage se uko zibamo risike nyinshi ni nk'izihe ngaruka zishobora kubamo wenda umuntu yahora nazigiye ahure n'umuntu ubikora atabizi massage rero ushobora kuyikoresha ku muntu utabizi ugasanga akumashe nk'ahantu hatagomba kumaswa ugasanga nk'urugero ntago mu ngingo bahamasa mu ngingo nibahamasa ntago unahamashije ashobora guhura n'ingaruka zikomeye z'uko wahamashije kandi hatamaswa nyine urumva umuntu ashobora kwibaza ngo massage undi imyumvire nyine yumva nawo cyangwa se wumva abantu bayifiteho n'ukuri kwayo wowe ubikora bitandukaniye he massage itandukanye n'iki imyumvire abantu bumva yumva hanze hano wumva n'abantu bayivugaho cyangwa se bayifiteho itandukaniye he nuko wowe ubizi wowe ubikora buriya rero ntago wamenya ikintu utagikoze abantu bafite iyo myumvire byanze bikunze baba bataranagera no muri iyo massage bavuga ushobora guca hano ugasanga hari icyapa cya massage mu by'ukuri nturinjiramo ujya kuvuga ibiberamo gute kandi utagezemo ntumva atari ikibazo ni ikibazo ni ukuvuga ngo ntabwo umuntu ubundi nimba ugiye kuvuga ikintu vuga ikintu uzi ku buryo umuntu yakubaza amakuru kuri icyo kintu ukayatanga ugiye kuvuga ngo muri massage haberayo ubusambanyi wagiyemo baragusambanya akase nawe urabigusaba oya nawe urabinsaba nta muntu uzamo nyine akaza ari icyo kimuzanye yarumva wenda ntabwo yaza ari cyo kimuzanye yaza aje gukoresha serivisi ya massage nubwo yabigusaba ntabwo yabigusabira muri massage yajyana nimero yawe cyangwa mukavugana mukazahura ariko bitabaye mu kazi mu kazi none bagiye bakwaka nimero bakazitahana se babura ntabwo babura ukazajya kubareba se ntabwo mbizi ni ibanga ry'akazi ndetse gukora massage nyine ni ibintu byatunga umuntu ku buryo uvuga uti ni ibintu nkuramo ubushobozi nkuramo amafaranga nyine binonze yego byagutunga buriya ukuntu muri iyi si tubayeho ntabwo abantu bose amafaranga bakorera ntabwo aba ahashije ibyifuzo byabo ariko iyo nta kandi kazi ufite ubasha kuyamanaginga bigakunda bitavuze ko wenda ariko n'akandi kazi kisumbuyeho wakareka ariko mu gihe utarakabona nta mpamvu yo kureka akazi kaguha amafaranga ubasha kubaho none se wenda nko muri famiye hari umuntu ushobora kumva nyine ngo ukora massage akaza ati umwana yaraturumbiye nasobotse n'ibiki n'ibiki abantu bafite iyo myumvire bose umva nyine ko niba umwana akora massage nyine ubwo yabaye indaya ni ukuvuga iwacu ngiye kuko ari mu ntara nta nubwo nzi nimba banazi icyo nkora ntabwo nzi mbizi ariko mpamya ko imyumvire y'abantu bo mu cyaro ntabwo bajya kubinjizamo massage kuko none se ubundi abantu bo mu cyaro massage ngira ngo ntibanazikoresha ntibanazizi ntabwo yahita afata umwanzuro rero wo kukwita indaya kuko atabizi urumva wo mu cyaro ntabwo wazi ngo ukora iki gusa urumva gusa wajya guhamagara umuntu ukamubwira ngo mfite akazingo umenya sinzi gusa babaye banabizi kuko njye nk'umuntu angishije nk'inama ntabwo nananirwa kumubwira ko yakora massage kuko massage ni akazi nk'akandi massage ni akazi ukora nk'uko wabyuka ukajya guhinga massage ni akazi ukora nk'uko wabyuka ukajya mu biro massage ni akazi ukora ukagakorera ku gihe ukagakora neza ukagakora ukishimiye kandi ukwezi kugashira ugahembwa ngo wowe uhembwa ukwezi yego ariko biterwa massage hari abahembwa ku kwezi hari abahembwa bitewe n'abantu bakoreye biterwa ntabwo ahantu hose massage ibiciro biba bimwe ese ukorera abagabo gusa oya ubwo uzabona umugore wakwemera ko umukorera massage yego aba bose nta kibazo none se waza gukoresha massage ukavuga ngo uri umugore ukavuga ngo ndayikorerwa n'umugabo oya nanjye ntabwo ibyo byaba ari nanjye umugabo ntabwo yankorera massage
ni ukuvuga ngo ibyo ngibyo byaba ari uburenganzira bw'umukiriya nk'uko ushobora kujya kwiyogoshesha muri salo ukahasanga nawe ukavuga ati nge uyu natanyogosha si cyangwa se natanyuza mu mutwe. yego ni ukuvuga aba ari serivisi y'umukiriya nyine yashaka urayimuha, ariko bitavuze ko ntako ndahura n'ibyo bintu. Kiba ari nk'umuntu muziranye, umuntu wese agira wenda abakiriya be n'urugero akaba yakubura akavuga ati ubwo mubuze wenda nzagaruka cyangwa n'iki, ariko nta muntu urazi kunkoreshaho ngo agende ngo kwaka ari umubyeyi ngo agende amukoreye. Yego ndabakorera, abakobwa ndabakorera. Telefone ziza nawe ngo nzikorere se? Yego se wenda umugore n'umugabo barazananye. Yego baraza. Baraza ariko bajya mu byumba bibiri bya massage bitandukanye. Bitandukanye ntabwo muri kimwe bikunda. Birashoboka ko byakunda ariko byagorana kuko urumva wajya kumasa abantu babiri kandi keretse n'ahandi hahari. None se nyine hanze hano umuntu ushobora kujyaginga wenda imirimo umuntu akora ntazi ngo yikwinjiriza gute, ntazi ngo niki cyayikwinjijemo, ugasanga nyine umuntu atangiye gukwitira ibyo bitari byo. Icyo ubwira abantu bafite iyo myumvire? Ubundi rero abantu bafite imyumvire nk'iyo igihe kizababwira. Ni ukuvuga ngo sinzi ukuntu nabisobanura muri ubu buryo bworoshye, ariko buriya urebye muri iyi Kigali turimo abantu bavuye iwabo baje gukora akazi ushobora gusanga 50% akazi kabazanye atari ko bagikora. Yego. Uva mu ntara waruje gukora iki? Narinje kudoda. Waruje kudoda. Ugeze i Kigali uvuga ati kudoda ntago bitwika. Narahageze kandi nakoreshaga imashini itari iyanjye kajya bibi bibazo nyine nadodaga imipira arakimipira abanyeshuri. Bikazagera bigumye bibi bibazo uko bikeye nuko bwije umuntu agenda ashaka ibindi nyine akora. Ubuzima bukendera. None se nyine kuzitekereza kujya muri massage wategereje kujya kubyiga gute? Urumva waje udoda igitekerezo ko nkoreka ngiye gukora none massage cyo cyaje gute? Nje rero ikintu cyaje ari umushuti wanjye mfite uzikora. Umushuti wanjye mfite uzikora niwe wabinyinjijemo asa naho abinyinjizamo kuko mbona bitanga n'amafaranga, mbona nubwo ari akazi kavunanye cyane ukurikije n'ubundi bizuze n'ubundi tuba dukora n'iki, nsanga ni akazi kandi nabwo wagakoze neza gashobora kuguhembera igihe cyangwa kuba kaguha amafaranga ya buri munsi bitewe n'amahitamo yawe cyangwa n'amahitamo y'aho ukora. Birangira mfashe umwanzuro wo kubijyamo. Warabyize se? Wabyize igihe kingana iki? Ni ibintu byari byoroshye? Nabyize amezi 6. Amezi 6? Byari byoroshye kumenya se ko gukora massage? Ntago byari byoroshye ariko njye kuko nari mfite umushuti wanjye ubikora akenshi na kenshi najyaga kubyiga yabimbwiye. Yabikubwiye? Yambwiye ati bikorwa gutya. Massage ni ubundi urebye massage ijya gukorwa kimwe kuko massage aho badakora hose aba ari hamwe umuntu wese wayize abahazi. Massage kandi iminota ikorwa ibizwi. Massage aho bahera naho basozereza haba hazwi. Ni ukuvuga ngo wowe icyo ushyira mu bikorwa no kugenda bakakwigisha uburyo bwo kubikoramo. Ntabwo rero ari ibintu wavuga ko bigoranye cyane, nta bigoranye cyane birimo. Burya kandi ikintu niyo cyaba kigoye gute ushaka ikintu kandi ukagishyiramo imbaraga byanze kunzagikora. None se impungenge cyangwa se ibishuko biba muri byo ni nk'ibihe? Impungenge wenda byanga bikunda ni akazi katagira imbogamizi. Akazi katagira imbogamizi ushobora njye imbogamizi mbona ariko njye nta nubwo ari na nyinshi cyane kuko ari akazi gafite sekirite. Ariko nk'uko bivuze ni akazi katagira imbogamizi. Umukiriya ashobora no kuza akaza ari umukiriya ugoranye. Hari umukiriya uba ugoranye byatari ku buryo rwose umubona nawe ukabona ko uwo mukiriya agoranye akakugora mu byo umukorera. Hari abakiriya badashima. Hari abakiriya badashima ugakora iyo bwabaga ariko akavuga ko wamukoreye massage nabi. Hari n'igihe wenda atanayimenyereye n'icyo ugasanga ari kukubwira ati naha hakora bitewe n'umubabaro n'umunaniro yifitiye cyangwa n'iki kandi ugasanga wowe utahakora. Nanone mbona imbogamizi zishobora kuvamo ushobora kwishyurwa amafaranga wenda makeya. Birashoboka nabyo. Kwishyurwa amafaranga makeya kandi umuntu mwavuganye se cyangwa n'ubundi nuko muba mutavuganye mbere?
mushobora akenshi hari igihe mujya mu cyumba cya masaje ugiye gukorera nk'umuntu ugasanga wenda wese banamuhamagara cyangwa se ugasanga ese yuko gahunda yari afite cyangwa se avuga ati ngo ndagiye masa igice kimwe ugasanga amafaranga ari kwishyura si yaguhaye. yego none se nyine icyo gihe bigenda bite kuri kampani ukorera? icyo gihe nyine byanze bikunze ntago mu kazi umuntu akora kaba gafite abagahagarariye muravugana nyine ikibazo kigakemuka akazi kagakomeza n'umukiriya akagenda yishimye. imbogamizi nayo nakireje ko zimuhura nazo sizo numvishe ubwo hari nazo utekereje izihe izuko wenda ushobora gusanga wenda ugiye gukoresha umuntu yego nibyo ariko ugasanga wenda umuntu yaje gukoresha massage ariko wakwisabiye ibindi. nkuko nabivuze ntago nzi ko umuntu yajya muri massage atekereza ibyo. ntago yajya muri massage atekereza ibyo. none se wenda uyu munsi none hari n'umuntu wumva nyine akazi ka massage se kavamo ubushobozi nk'uyu munsi nicyo bati mu minsi maze nkora massage nakuyemo ibi ngibi. mu minsi maze nkora massage nta bintu byinshi nakuyemo kuko sinanagakoze igihe kinini cyane ariko wenda si mfite indirimbo 7 se nakuyemo. urango n'undi amafaranga yakoze indirimbo wazikoraga muri massage? twaga muri massage kuko na management ndabona niho rero management habura iki se kugira ngo ne management no kuririmba nabi no kutarabona abantu bavumva bagushoramo ibishoro? ushobora gusanga ariko narabona abantu banshoramo ibishoro hari bamenemwe amafaranga. kugira ngo umuntu mukorane bisaba iki? dukorana indirimbo se mugira gukorane nka manager wawe? yaba ari umuntu uzwi mu muziki unagusobanukiwe kundenza ko njye ntabwo musobanukiwe cyane akaba ari umuntu ufite ubushobozi bwanyishyurira indirimbo video na audio urwego rwiza rurenze urwo njye nkora ndumva byaba ari ibyo. byaba ari ibyo ngibyo byibanze byaba ari ibyo. ariko se wakuze ukunda umuziki byaje gute kuba ngo reka nanjye nkora umuziki? utagiye gukina filime utageze gute ukanyura mu filime nazo narazikinnye. mfite filime zigera muri 4 nakinnye ariko ntago n'ubundi nakundaga filime cyane kurenza umuziki. hari umuziki niwe nakuze niyumvamo cyane nego na filime ndazikunda ariko cyane umuziki. wakuze ukunda abahe bahanzi? nakuze nkunda umuhanzi Queen Chan nyakwigendera Jay Polly na Kizito Mihigo ariko naramukundaga na Knowless ndawe ndamukunda na Arion. okay. abo bahanzi nkunda cyane ku buryo n'ubu ngubu ndabakunda indirimbo zabo ushobora gusanga uzimbajije wasanga naraziborotse. zose ubuzize mu mutwe? ntabwo navuga ngo ni zose ariko inyinshi mba nzizi. nese umuntu nyine ashaka kwibaza nyine numva wakuze n'ibyo gukunda umuziki unawukora unakunda abo bahanzi uyu munsi none se urebye icyizere ufite cyangwa se nk'indirimbo umaze gukora ubona abantu baguhiye feedback ndumva indirimbo ya mbere n'iya kabiri barandegaga ijwi cyane. ijwi uvuga ko ari ribise? navuga ko ririmo imikororombya n'imikuku n'iki ariko naragerageje. ni umuproducer wari mubise cyangwa wari waririmbyemo nabi? urumva nabwo nari nkibitangira umuproducer ntago wenda namurenganya cyane usibye ko n'abaproducer barasumbana mu bushobozi bwabo n'imikorere yabo. urumva naramuhinduye nahinduye umuproducer tukana umuntu umfasha kuririmba. ubaho ngeze baje no kugera bakazajya bandika ngo video ngo sinziza ibintu nk'ibyo ndabikosora. ubu zarimo amashusho y'urukozasoni? zarimo amashusho y'urukozasoni? oya yarayoboga ari amashusho adakeye adasa neza. mbese uyu mujene wanjye ko akora amavideo wajya umuha akaza kugukorera video? ndakamuhaye birarangiye. uyu nguyu niwe wa mbere yitwa Fred Meji niwe wa mbere ukora ishusho ryiza cyane amavideo ama highlight amafoto niwe muntu wa mbere. ndakamuha pe birazamo. yego
none se wenda umuntu yakibaza ngo wa mugani ubundi nyine ibyo byo kwenda urakoraga video zidasa neza n'iki kuki batumva se nyine ko ari ubushobozi bwari butaraboneka cyangwa se nawe utari wanze ishusho ryiza? Oya baba babizi ariko ntabwo abafana bananirwa kukubwira aho byapfuye. Ego kuko nabo babona umuntu akuvugisha ngo wete ngiye mfite amafaranga yo gushoramo, wa mugani umuntu anakunenga avuga ati ngiye nagwaye amafaranga ukore video nziza urayirira nta urayama. Kuki se ntabwo bikubaza kumva umuntu akunenga kandi wakoze iyo bwabaga? Jewe ntabwo bimbabaza kuko keretse abivuze mu mvugo, hari abantu bagira isesereza wenda akaba yabivuga mu mvugo itari nziza, ariko nimo umuntu ashaka kubwira ati hano ubutaha uzakora iki, ubutaha uzakora iki. Ntabwo nanone wakwishimira yuko umuntu azaza kuzaniye amafaranga gusa. N'ibitekerezo ni ingirakamaro kuko umuntu aguhaye igitekerezo uragikosora ko se n'ubundi batabikubwira kandi ukagumya ugatanga amafaranga ku bintu bipfuye. Urumva nyine iyo bagukosoye biba ari sawa. Bari sawa. Rero indi ndirimbo iraza ryari kugira ngo mugane ngere nkwereka tugiye tugana ku musozo? Indi ndirimbo abakunzi bawe bagukunda, ibindi bihangano byawe barabibona ryari? Iyo mfite nakoze muri iyi minsi y'ubukwe yitwa Tambuka Umusange, niyo ndi gutegura video yayo bashobora kuzabona mu kwa 12. Mu kwa 12 yararangiye audio? Ego. Yakozwe nande? Yakozwe yakozwe so barazwe. Akoze undi kwa namwishyuye wa mugani ni namwishyuye. Nako se uziko nayo mwamamarije. Nawe azakwishyure. Nta mu producer ngore akantu ngo mutwikirera. Urumva ubwo niyo ndirimbo iri buze kujyana mu kwa 12. Urumva tugiye no mu gihe cy'ubukwe, niyo mpamvu wayitekereje? Niyo mpamvu nayitekerejeho numva ko kugira ngo ujye urya y'ibiraka cyane. Cyangwa se natangiye no kubirya se audio iri kuri YouTube. Usora umugeni cya kuri YouTube wandikemo kuri official, ureba indirimbo y'ubukwe rwose kandi subscribe, share, comment. Wabukoze cyane. Nuko ngo nose ayo mafaranga ya mbere wakiriye nyine avuye mu ndirimbo y'ubukwe wakoze cyangwa se warimbiye mu muntu mu bukwe yarangaye? Iyi ngiyi yaje ubundi se urumva natangiye kuyarya yarangahe amafaranga yari wakiriye ngambira atatu muziki? 50. Usora umugeni waramusohoye cyangwa mugumishije mu nda? Naramusohoye arasohoka baramujyana, nzajye kureba ko ko urugo rukiri. Ubu ni ngo umuntu ashaka ko mukorana ngo 50 cyangwa uko ngo wenda yari umuntu wawe ukamworohera? Yari umuntu wanjye, yari n'umufamiliye. Ubundi umuntu rero ashaka ko mukorana nyine yavuga ati ngenda ashaka uzandirimbana mu bukwe, ubuhagaze angahe? Yamamagara tukavugana. Mukavugana? Ni ibanga ry'akazi? Utaza kuvuga make ari kuzazana menshi? Yamamagara tukavugana, nkagenda nkamuririmbira rwose nta kibazo pe. Ariko se wenda yo mumva ko wamugane ukibona nyine usukuye amafaranga mu muziki kandi urabitangiye wenda ubona ari ibintu by'imikino byagwaye cye cyizere? Byamaye icyizere ko ejo cyangwa ejo bundi nanjye ushobora kugeraho izashimishije. Byanteye n'imbaraga kuko iyo nka mbere nyisohoye indirimbo ntago nabonaga amafaranga avuyemo, ariko birashimisha gusohora indirimbo ugahita ubonaho n'amafaranga cyane buriya indirimbo itarakorwa na video bitararangira, ariko umuntu akabwira ati numvise indirimbo yawe ni nziza ngo nundirimbire gutya na gutya. Binama n'imbaraga ku buryo nshobora niyo ngiye nshobora no kuvaho nkakora n'indi irenze iyo nkanajya no kuririmba n'ahantu hakomeye. Kandi buriya igiciro cya mbere ni abafana. Iyo wagize abafana abantu bakakwiyumvamo ibindi byose biraza. Urumva ko ni sawa cyane. Turasoza rero iki kurikiye igihe n'ubutumwa wagenera wenda banakomeze unayibutse YouTube yawe? Abantu rero ikintu nabwira abantu badukurikiye cyane ku bafana banjye kuri official, mwarakoze cyane muri kunyerera ku rukundo, ndabakunda. Ndabasaba yuko mwamfasha iriya ndirimbo nshyashya yanjye Tambuka Umusange nibuze tukayigeza nko ku 10,000. Nibuze twaba duteye intambwe cyane, kandi ndasaba umuntu wese uzabona kino kiganiro azatere comment ashaka ambwire uko bimeze. Nawe nubigize ko comment zikakubabaza? Comment zambabaje menya ntawe, nta muntu kwandika ibintu mu bikubabaza. Menya mfite abafana b'abana beza.
Okay. Aho ni sawa cyane kabisa. Reka rero dusoze, wakoze kutuganiriza. Yego namwe murakoze cyane. Hari ikindi kibwira se abashaka massage bo bakubona gute? Abashaka massage bo bakubona gute? Massage wanyandikira mirange WhatsApp 078 455 8621. Iyo nimero wandika kuri WhatsApp gusa kuko guhamagara kumamagara ashobora kutakita. Nta muntu ugiye hamagara. Bayandike kuri WhatsApp gusa. Kubera iki? Nshobora kutayitaba kuko mba mpuze. Ariko unyandikiye ngiye buransubiza message cyane kurenza kumamagara. Kurenza guhamagara. Bwa kuri na business usanga abantu mu rugo. Abantu baje kurisha message mu rugo. Ndabona nk'umuntu ashobora ati jewe ndiwe nandi mu rugo. Ngiye nkabasanga mu rugo. Hansange ngiye nibereye mu rugo nyine nkoreye massage ndi mu rugo. Yego wambwira massage ashaka nkamubwira amafaranga akishyura arengejeho na yatike. Amukorera. Yego. Iyo uvuze se nkambwira massage ushaka ariyo umuntu ashobora kukubwira nyine ukaba utabyemera. Oya nta massage nakwemera ko ibiciro biba bitandukanye. Ibiciro bitandukanye. Yego. Gute? Cyamamagara tukavugana nawe. Mukavugana. Okay, rero Marisa cyane rero wakoze kutuganiriza. Ubwo izindi social media ukoresha n'izihe? Instagram yanjye ni Kira official. TikTok yanjye ni Kira official. YouTube yanjye nayo ni Kira official. Na Fibi Kira official. Urumva ko ntibigoranye. Zose ndazikoresha nizo nkoresha amazina namwe. Mujye mu following nyamuneka. Ufite followers bake. Nani bitojyaho ndi. Okay, ariko Marisa cyane kuraje cyane. Urasoje rero wakoze kutuganiriza. Yego namwe murakoze cyane. Mwakoze cyane kudukurikira kubona twe Wisdom TV Rwanda mukomeza kudukurikira ko natwe reka dusubire ubutaha.